Muraho uyu nguyu ni Aline ugarutse cyangwa se SJ murakaza neza kuri channel yacu nimba uri mushyashya ni karibu nimba utari mushyashya urakaza neza again wibuke gukora subscribe ukore share ukore like ndetse na comment so nkuko muri kubona rero uyu munsi noneho I'm sure nagakira umushitsi kubera ko this is not the first time mubonye ahangaha gusa I'm also sure yuko sometimes yatugira abantu bashyashya kuri channel. Yeah. So hashobora kuba hari abatakuzi nangwa se bifuza nyine kukumenya so wabibwira. Murakoze nitwa Raymond. Abantu bashyashya kuri channel nyabuna ntimukagene ngo mujye kure mujye mu hafi. Cyumweru gishize twari turi kumwe. Rero nishimiye kuba nagarutse. Ku bantu bagiye kuba mu rugo. Tunezerewe. Natwe turabishimiye cyane. Murakaza neza team. Murakoze abantu rero badukurikiranye kuri Strong ndabaramukije cyane ndabasuhuje ndabateye yamba aho muri hose abari mu Rwanda abari muri Congo abari mu Bugande abari muri Tanzania reka mvuge muri Afrika muri rusange abari muri Amerika Australia mu Burayi ahantu muherereye hose mudukurikiranye kuri Strong ndabaramukije cyane ndabateye yambu ndabasuhuje cyane turabashuje cyane pe murakoze cyane turagushimiye murakoze na abantu badukurikirana turabizi neza ko muri ahantu henshi hatandukanye turabasuhuje kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mutwereke urukundo musharing videos zacu subscribe share ndetse na comment mukande no kuri like kugira ngo tubone ko munezerewe ibyo dukora kugira ngo dukomeze. Yes, ikindi kandi ibitekerezo byanyu bikenewe dore ko turi abantu twese tuvuga nyine ibyo twumva ko ari byo gusa nyine turi open gucorrecting nyine. Yeah. So niba nituvuga ibintu ntubyemeranye nabyo feel free nyine to comment down below igitekerezo cyawe rwose wandike muri comment hasi ushyiremo igitekerezo cyawe kandi tuzagerageza gusoma ibitekerezo byanyu umunsi ku munsi. Yes. So with that being said, uyu munsi nokwereka twagarutse hano. Uyu munsi twabazaniye ibintu byiza, ibitekerezo byiza turaza kujya muri relationship. Abantu ndabizi murabikunda. Iyi topic nanyizi ko nyikunda. Strong iyo bigeze kumenya no gukubana arabikunda cyane. Turaza kujya muri relationship, turaza kujya no mu buzima busanzwe. Turebe se wita ku bantu gute. Usanze umuntu yaguhamagaye ukamubura akakubura sorry ubigenza gute mbese utanga feedback ku gihe mbese ubigenza gute ibyo turaza kubijyamo ariko na za karita zacu turaza kureba ibibazo nk'abiye tell me more izi ni karita mwazireba zitwa tell me more abayu no kuvuga ngo haba harimo ibibazo areba ikarita imwe atarazi kuko zigurwa ziri sealed zifunze akagusomera ikibazo kiriho then ukagisubiza kugira ngo arusheho kukumenya. Yes. Ubwo tugiye kuziheraho kugira ngo dutange ikiganiro cyacu actually kiryoshye. So ikarita ya mbere nsohoreraho yo hejuru iravuga ngo mbwira a belief ifite personal meaning to you. Ikintu usenye belief ifite personal meaning to you. Dore ikarita ya mbere agezeho sinzi nimba kamera iri kwifata neza. Ari kuvuga ngo nimubwire belief that has personal meaning to you. Belief mu Kinyarwanda ni imyizerere ifite ikintu isobanuye mu buzima bwanjye. Imyizerere ya mbere ngewe nizera ko kubaho kwanjye ibyo nyuramo byose kuvuka kwanjye imibereho yanjye byose harimo ukuboko kwa Yesu Kristo. Amen. Niyo myizerere yanjye. No kuvuga ngo nizera ko no Jesus no life. Ntafite Yesu nta buzima, ntafite Yesu ntacyo nicyo. Uko nuko byizera. Harashobora gusanga harimo abayisilamu hano bafite ukundi babyizera, aba Buddhist ndetse n'abandi bantu bafite imyizerere ariko ndi kubabwira more about me. Niyo mpamvu ngewe ku bwanjye nizera ko ubuzima butarimo Yesu nta kintu busobanuye kuri ngewe. Yes, ngewe rero a personal belief that has a personal meaning to me ni
hari saying imaze iminsi going on ngo at the end of the day the day gonna end. umukobwa rero ni umwongereza nyabona No, nyuma at the end of the day the day gonna end. N'ubundi nyuma y'umunsi umusore arangira. Yes, so impamvu rero iyi belief ifite personal meaning to me is because murabizi hari igihe ujya ugira umunsi muremure ukabona umunsi umwe yabaye umwaka, ariko njyewe I believe yuko at the end of the day gonna end. Iyo mbonye isaha imwe ivuyeho mbitangira n'icyizere ko n'iyindi iri buveho nkavuga ati nta joro ridacya it is what it is. Yes, uwo mugani nubwo iyo saying nubwo iri mu cyongereza no mu kinyarwanda irimo ari kuvuga ngo nta ngo nyuma y'umunsi n'ubundi umunsi urarangira. Mu kinyarwanda bwo turavuga ngo nta mvura idahita, nta joro ridacya. Nicyo ngicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero ibyo uri kunyuramo uyu munsi byaba byiza byaba bibi, menya ko nta mvura idahita. Tugira indirimbo inavuga ngo nta ngoma zidashira. Ibintu byose nanone mubwiriza baravanga ibintu byose byaremwe biri munsi y'ijuru bigira itangiro n'iherezo, kandi buri kintu cyose cyaremewe igihe cyacyo. None iyo uyu munsi rero utari mu bihe byiza wihangane, ejo bizagenda neza. Karita zacu so nizishoje akazira cyangwa turacyafite indi? That was just the first one. Okay. We usually do two. Iya kabiri rero iravuga ngo so ni ikihe kintu, what something you feel hopeful about, ikintu ufitiye ibyiringiro. Ibyiringiro. Honestly, the same answers. Ibyiringiro byanjye biri muri Yesu. Simbizi ukuntu abandi bantu batari abakristo babayeho, ariko njye nk'umukristo hari igihe ngera ahantu nkumva narangira exhausted, ibintu byose byanze, then narangiza nkafata igihe cyanjye cyo gusenga, nkagenda nkabibwira Yesu, nkabwira God, I did my task, do your business. Nkabwira Imana, I did my business, do your business. Nakoze ibyo nakagombye gukora, ibisigaye ni ibyawe Mana. Bishyira mu maboko y'Imana. Nabishyira mu maboko y'Imana, mu maboko ya Yesu, nkumva ndaruhutse. Nkumva ngo neza. So niho ibyiringiro byanjye biri rero. The same ni igisubizo cya mbere. Amen. Akunezero. Ubanje arafashishwa. So njyewe ibyiringiro ikintu ndi hopeful about is abana bo mu mihanda. Ndizera nashidikanya yuko kuba bakiri bazima nyine batari bapfa, kuko obviously umuntu yapfuye nyine ibyo birangirana n'uwo munsi, but I believe yuko umuntu akiri muzima haba hari ibyiringiro yuko ibintu bishobora guturninga good nyine mu buryo bwiza, as long as nyine bafite the right support. Even if they don't have the right support bakaba bakiri bazima, bafite ibyiringiro yuko nyine ubuzima bwabo bushobora guhinduka in a blink of an eye, like kuko Imana ikora nyine mu buryo bwinshi butandukanye, so bafite ibyiringiro yuko ubuzima bwabo buzahinduka. Hari amagambo yanditse mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana avuga ngo nimba irindicyanira ikamenya n'igishwi, sinshidikanya rwose ko nanjye ihora inyitayeho. Bibiri ikongera avuga ngo iyambika uburabyo ikagaburira inyoni. Bivuze ko n'umuntu uri mu muhanda, bari abantu bari mu mihanda, bari abantu ubona badafite, ubona ukabona nta kuntu babayeho, ariko na Imana ibitayeho, kandi igihe cyabo kizagera, Imana ihindura amateka yabo. Amen. So kumva twababwiriza ubutumwa byari bikenewe subuka agaciro kaya makarita opening a conversation nyine, you know, habiziriwe ibintu ni by'abanyamerika mu kabyara. Amakarita ni ingenzi, ni meza pe. Ajya munsi? No. Uzi ko harimo amantuza menshi ubwoko butandukanye. Yes. Turaje sasa. Aya ni amakarita yacu, akanyamarike hano aho bayabona uko biri kose. Ukuntu ikintu cya mbere tugiye guhera kuri connection before correction. Connection before correction. Correction. Yes, ese umuntu avuze guconnectinga n'umuntu mbere yo kumucorrectinga wumvike. Kuko audience dufite cyangwa se abantu badukurikirana benshi bari abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda,
ngerageje kubishyira mu kinyarwanda, connection, to connect ni ukubanza kwegera umuntu, nuko tutavuze connect to somebody. Connect ni ukubanza kwegera umuntu before correction, mbere yuko utangira kumukosora cyangwa mbere yuko utangira kumujudging. Banza wegera umuntu mbere yuko umukosora. Niyo numva yaba, let me say, direct translation, nibwo buryo numva nabi translatingamo. Mu buzima bwacu busanzwe harimo abantu twihutira kujudginga cyane, harimo abantu twihutira kujudginga, kandi biba atari byiza. Bwo hari n'uwavuze ngo don't judge book by its cover. Kubera ukibona cover, ubona igifuniko cy'igitabo, ushobora guhita utangira gutekereza ibirimo imbere kandi utaragenza gute, utaragisoma. Banza ugisome umenye ibyanditsemo, ubone kugenza gute kukijudginga. So nubwo buryo mbyumvamo guconnectinga before correction. Mbere yuko ubona umuntu, ushobora kujya nko ku muhanda ukahabona uwo mwana, ko wabitangiye bivuga, ukatangira kuvuga uriya mwana ni ikirara, anywa itabi, anywa inzoga. You don't know the cause behind. Ntabwo uzi impamvu iri inyuma y'ibyo bintu. Banza uconnecting nawe umwegere. Ushobora gusanga yaragize trauma, ushobora gusanga hari ikindi kibazo cyatumye ajya mu mihanda akareftinga mu rugo. Ushobora gusanga hari indi mpamvu ituma anywa iryo tabi, ushobora gusanga hari n'impamvu ituma anywa iyo nzoga. Connect with him or her before correcting. Umva abivuze neza cyane, nta n'ikindi kintu nakongeraho, ahubwo musingira ikindi kibazo. Nose kuki bifite agaciro? Kuki guconnectinga n'umuntu mbere umuconnectinga bifite agaciro? Bifite umumaro ukomeye cyane, kubera ko ntabwo ushobora kuvura indwara utabanje kuyisuzuma. Say that again. Yes. Bifite umumaro ukomeye, like ntabwo wavura indwara utazi. Bivuze ngo ubanza kujya, iyo ugiye kwa muganga kwivuza, ubanza guca muri consultation. Ubanza guca mu isuzumiro, muganga akubaza urwaye ute, abana atangiye ndwaye umutwe, amaso yandyaga, amenyo yandyaga, then muganga akegeranya amakuru y'uburwayi bwawe, yamara kubona uburwayi bwawe akamenya uko kuvura. Cause like uramutse ugiye kuvura umuntu utazi uburwayi arwaye, ushobora kuvura umutwe arwaye ikirenge cyangwa ukavura ikiganza arwaye ijisho, you know. Mbere y'uko uvura umuntu banza umenye uburwayi agenze gute afite. So ni ingenzi rero ko ubanza guconnectinga mbere yo gucorrectinga. Banza umenye uwo muntu, like ngewe ndi umwe mu bantu bajya bakunda gukurikiza gahunda, nubwo rimwe bingora. Like warutwe dufitanye gahunda yo guhura saa 7, nje saa 7 n'igice, uhisumbwira byagenze gute ko watinze, nivumbuye nabivuyemo, nakurakariye. Banza umenye kuki natinze. That's actually a good example. Kuko cyo kigiye kubigazo cyane kurikiye mbwa ati sina kuntu wadurugero. None ise niyo ndikumva. Banza umenye, nshobora kuba naje imodoka ikantobokeraho, nshobora kuba naje mu nzira polisi ikampagarika, yampagarika ngatinda, then wowe tugihura nifitiye ikindi kibazo ko polisi impaye ticket, ndikumva nyine mutima wanjye udatuje, nawe nje kureba uhise wongera kuri ya ticket nari mfite ya polisi. So ni byiza rero ko ubanza guconnectinga ukamenya amakuru ahagije ku muntu. Ikindi kintu, yo connecting n'umuntu mbere kumuconnectinga bituma byopeninga space yuko umuntu akwisanzura, akanakwizera, akabona koko uraho ngaho nyine ushaka gufasha uwo muntu, ntabwo uje kumujudge, ntabwo uje kumucira imanza, ntabwo uje kumucira urwa Pilato. So guconnectinga mbere yo guconnectinga bifite agaciro mu buzima bw'umuntu mu buryo utamenya no utanasobanukirwa cyane. Cyane. Sinzi buri wese uko ari kubyumva, namwe muraza kutwandikira muri comment. Iyi ni ingingo ngari, iri wide, yagutse rwose, kandi twifuza ko buri wese hano yagira icyo akuramo, cyane cyane ababyeyi bacu bo muri Afurika baradukubitaga. N'ubu baracyabakubita. Then muri Afurika twajyaga kuvoma, ukajya kuvoma ukahasanga abantu benshi, ugatinda, ukagera mu rugo usanga umubyeyi yarakaye, inkoni yayiciye. So
ni ukuri ni ngombwa ko ubanza kumva umuntu mbere yo kumujajinga. Ni ngombwa ko ubanza kumva ikintu cyateye umuntu gukora ibyo bintu, cyane cyane twakunze kuvuga ku bana bo mu muhanda, abantu ubona bafite n'imyitwarire itandukanye n'iyo wabonaga. Banza umenye ngo byagenze gute. Numara kumenya impamvu yateye ibyo bintu, nibwo uzahera mu mizi ikibazo yari afite umuvure. Also ntabwo ari ku bana gusa, before mvuge icyo ngiye kuvuga ngo ntabwo ari ku bana gusa, ku bana bo mu mihanda. Ejo bundi hari classe nyine mfite twarize nyine, ugasanga abana nyine benshi bagiye banywa ibiyobyabwenge, abandi bagiye banywa inzoga, mbese nyine bose aribyo byonyine bajya bakora buri munsi buri munsi. Noneho abarimu barareba baravuga se what's going on mw'ishuri. Ni ukwereka abana bacu bose ari abarakare. Nyine ukabona umwana ahora ari umurakare mu ishuri, ntajya aseka, ntabwo se niyo anaje ahora ari gusinzira. Mbese nyine abarimu bagenda inama baravuga ati twige ku kibazo, tureke gufokasinga ku mpamvu abana bari kunywa bino biyobyabwenge, ahubwo turebe impamvu ziri kubatera kubinywa. Baragiye nyine bakoze nyine bahise bakora nyine therapy session y'ubuntu nyine y'abanyeshuri gusa, bagatangira kuganira nyine one on one nyine muri ibyo ngibyo kubaganira ibintu basanze byabateraga iyo mpamvu. Mana we umva simbizi nyine amnase ngo bose babinywa kubera bafite impamvu ziri kubatera, nangwa se ngo bafite trauma ziri kubatera. Hari n'abihitamo gutyo gusa for fun. Ibyo nabyo bibaho, ariko nyine twasanze abana benshi muri abo ngabo nyine muri ibyo twize ejo bundi, abenshi barahohoterwaga nyine n'abantu mu miryango yabo. Noneho bitewe n'ukuntu uyu muntu w'umuryango wanyu aguhohoteye, nta muntu ukabura uwuregera. Nuregera let's say mama wawe arabwira ati ceceka, nangwa se nakubwira ati ni wowe wabiteye, nawe akubwira ati si wowe utambuka hariya wiyambarishije akakanzu kagufi gatuma bakugirira irari, nangwa se nyine usange nyine umwana akabura aho ahera sasa agatagira ute yiyahuza ibiyobyabwenge kugira ngo bijye mufasha kugira ute kwirengagiza ibyo ngibyo biri kubaho ngaho. Abantu ugasanga wenda bakuriye mu ngo z'abantu, iruhande rwabo hari abantu bagiye banywa itabi gusa, nabo rero bagakora bazi ko ari ibintu bisanzwe nyine atari ikibazo. Abantu ugasanga bakuze wenda baregwa n'ababyeyi nyine wenda nivuga ibimuga ntimunyumve nabi, sinzi niba ari indi jambo babana n'ubumuga. None ugasanga nyine bakuze nyine mu buzima kubyakirwa. Mbese ugasanga nyine buri muntu wese afite impamvu kandi ikomeye ndetse iteye agahinda imutera gukora ibyo ngibyo. Ntabwo turi kubishigikira, ahubwo iyo bigenze gutyo nyine ushaka se none nkora iki kugira ngo ngufashe kubona yuko hari byinshi byiza mu buzima byo kuberaho nyine byatuma nyine ibintu nk'ibyo. So ikindi kintu nashaka komoza, ntago ari abana gusa baba baragize amatrauma zitandukanye, n'ababyeyi bacu ukoze genogram cyangwa se ecomap nyine ukakora ibintu mu ma genetics nyine mu urukurikirane cyangwa se uruhererekane rw'imiryango. Yes, ukoze uruhererekane rw'imiryango ukareba ukavuga ati okay so let's say mama yavukanye n'abantu wenda let's say batatu, none se mama wa papa wa mama yari ameze gute, ese sogokuru wa mama yari ameze ute, ese bari babayeho. Mbese ukoze ecomap cyangwa se genogram ugakora ibyo bintu, wavumbura ibintu byinshi bituma na mama wawe yifata uko yifata kuri wowe, ku buryo nawe ahubwo birangira ari ugiriye impuhwe, ukavuga ati umbabare kuba naragusuzuguraga, umbabare kuba ntarakubonaga muri ubu buryo n'ubu, bitewe n'iki wafashe umwanya urabikurikiranye, ukoze imibare, ukoze nyine ukoze ibyo ngibyo. Ababyeyi bacu nabo baba baraciye mu buzima bukomeye butuma baba uko bari ubu ngubu. Icya mbere cyo akenshi dukunda kubablaminga ngo ntabwo bajya batuganiriza nyine ibintu nyine biri personal, byaba byo gushaka, byaba byo kubyara, byaba ndetse ku bakobwa ku bintu byerekeranye na period. Ugasanga nyine ngo ngewe ngo nashatse uburyo mbyimenyera ngo nta muntu wacu mwigeze bimbwira. Kandi ugasanga nyine mu by'ukuri uko na mama wawe ntabwo nawe ntabimubwiye, yawe na papa ntabimubwiye, yawe na pawa nawe ntamwigishije ndetse kurera. nawe nyine urabizi kera ababyeyi bacu barabyaraga gusa nyine nta yindi mirimo bafite y'ukuntu bazarera abana, mbese nyine bahanze amaso kuri Yesu gusa n'imirima yabo n'inka zabo. So twebwe nyine tugira amahirwe yo kuza muri Amerika, nyine tugera tuvumbura ibintu byari bikwiye kwitabwaho mu buto bwacu, ariko tutagize amahirwe y'uko bitewe n'uko
naho twari tuba nyine ntabwo igihe ni ukuvuga ngo ugiye gutangiza igisekuru cyawe. Yes, because ugiye gutangiza igisekuru cy'abana bazaba bafite all information nuba bitandukanye n'ababyeyi bawe bo nta makuru bari bafite, niyo mpamvu nawe ntayo baguhaye. So wowe ugiye gutangiza noneho igisekuru kizajya kiba gifite amakuru ahagije kuri buri kimwe cyose. So basically long story short, ababyeyi bacu nta ndi ngo ndabashigikiye kuko sinzi ukuntu ubana n'ababyeyi bawe, sinzi ukuntu ababyeyi bose babayeho, gusa tugiye tugerageza kumva their point of view, nyine ikiri kubatera gukora ibyo bari gukora, nangwa se igituma bifata uko bifata, igituma bakuvugisha uko bakuvugisha, mbese nyine tubumve. Nta ndwa ngo abantu bari violent nyine ngo ndabashigikiye or anything, kuko ntabwo I do not tolerate violence. But tugiye tugeza nyine kumva buri muntu wese dukoresheje background yiwe, tureke kumutera kwifata uko ari kwifata. Yeah, birumvikana cyane. Yes. Thank you so much. Turavuze. Strong abafite strong ideas. Yes. Yeah. Ubwo iyi topic nyine tugiye kwimuka kuri yindi yamujeho, gusa mbere no this goes no mu bushuti busanzwe. N'ujyo n'umuntu ari kugera mu muhanda akabona ati ari nari kwifata nabi, ari ne yambara nabi, ari navuga nabi, ugata umukaraba. Hari abantu batabanga abantu ngo nawe nabifite ari ne ngo yifata nabi, ngo ntawe nshaka ko ari nangaragaza nabi mu bantu. Ibyo bintu avuze, reka mbaheho urugero rumwe. Nkiba mu Rwanda nakoraga muri education, ikigo kimwe rero nakoreraga, byabaye ngombwa ko umunyeshuri bamutuma umubyeyi kubera kwambara uniforme z'ishuri akazikata, akazica, akazigira utumene, you know what I'm saying about. Agafata uniforme y'ishuri bari abakobwa agahita yikata, yarangiza akayigira mini. Umunsi umwe rero umwana umwe bamutuma umubyeyi kubera kwambara mini, agiye kuzana mama bamuzana yambaye agapigime. Oh my. Aza noneho mama yambaye, noneho ntabwo ari yambaye mini, yari yambaye mini ya mini. Gahibaze. So icyo gihe no kuvuga ngo abayobozi bakimara kubona umubyeyi w'umwana bati aho wa mwana we ahubwo wambaye rukubite huko uribuye. Donc bivuze ngo ari ngombwa yuko babanza kumenya impamvu umwana yambara gutyo, then umwana bakamuhindura mindset, akigishwa little by little, bakamubwira ko umwana agomba kubasa n'abandi, agomba kwambara nk'iby'abandi, yari ku ishuri ari umunyeshuri atandukanye n'uri hanze. Ariko kubera ko batazi background y'umwana n'impamvu yambara gutyo, bituma bimugiraho ingaruka. So ni byiza rero guconnectinga before correction. Ingingo ya kabiri rero iravuga ngo if they wanted to they would, cyangwa se mu magambo niba babishaka babikora. Kwa umuntu mbese nta excuse umuntu yagwaye gutuma adakora icyo ushaka. Ikintu y'inshinga rero ibi byongereza rero byo binangora, ariko mo gake, ariko ari kuvuga ngo iyo ushaka ikintu wagikora. Hari ubuzima tubayeho cyane cyane abantu dusuye muri Amerika, abantu baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakunda kudushinja ko tudafata telefone sometimes, wenda tukavuga ngo twe turi muri shift, nananiwe, nabuze umwanya. No, aramutse abishaka yabikora. Ntabwo umuntu ashobora kukuburira umwanya abishaka. Icyo kintu narakigenzuye, narakibonye. Umuntu numuhamagara ukamubwira, ukamuhamagara uyu munsi, ejo akazagusubiza hashize icyumweru amubwira ngo I'm sorry, iki cyumweru cyose nari ndi busy, none ubu nibwo nari mbonye umwanya. Inshuti yanjye, let's be for real, arakubeshye. Nukuri gute ujimara 24 hours udakoze kuri telefone yawe? Uziko niyo ugiye muri bathroom uyijyanamo ukagenda guscrollinga down kuri Instagram na TikTok uri muri bathroom, no sitigiri muri bathroom, kuki utafata ngo wenda wandikire na wa muntu umbwira ati hey I'm sorry wenda ni muri class naguhamagara mvuyemo, cyangwa se umbwira ati call me back nyuma y'amasaha nawe, kuko hari umuntu yibagirwa guhamagara back ariko avuga ati call me back wenda nka saa 10, ako kabona nyine ko wamuha agaciro. Ibintu rero turagira tubibwire noneho abantu strong ukiri inkumi,
harya nanjye ndi umusore ubwo nanjye birandeba kankubwire wa musore we cyangwa wa nkumi we mu gihe wahuye n'umuntu then ukamukunda, it's normal gukunda, it's good and normal, and then ukagira amahirwe yo kubona nomero ze za telefone ukamuhamagara uyu munsi ntagusubize, ejo ukamwandikira ntagusubize, hashira like 2 weeks akakwandikira I'm sorry, I was busy, nari ni muri ibi n'ibi, I'm sorry, ukamubaza okay nta kibazo. Kankubwire nubikora rimwe kabiri gatatu uzavuga uti urusu urugingo rwanjye uzavuga ati uyu nguyu agiye kuba sister wanjye, agiye kuba inshuti yanjye, uyu ntabwo ari urugingo rwanjye pre cause umuntu muri connect cyangwa muzahuza iyo umwandikiye nawe aragusubiza. Reka mbabwire iki kintu, ntihazagire umuntu ukubeshya ngo yabuze umwanya wo kugusubiza within 24 hours. Iyo ugiye no kuryama hari igihe uceke ngo urebe kubona message z'ingenzi. Exactly. Kuki se waguhamagaye ngo akurangira akazi atakuvuze? Kuki email zaho wapuritse wapurayinze akazi zose wazisomye? Ntabwo ushobora kubura iminota 5 yo guha umuntu mu masaha 24. So rero nubona biri kugenda gutyo, hari abantu bateye gutyo yabona atagufiteho interest, yabona nta kintu agufataho mugana w'abanyarwanda, akajya nyine aguhamagara mu gihe afite umwanya wo gupfa ubusa, nyine nawe yabuze icyo akora. Ushobora kujya ku muhanda gutegereza bisi, yabona bisi itinze kuza ari bored akabata okay kamfe noneho guhamagara kamfe rukumva kamfe guhamagara kamfe kumuhamagara nabwo kumva nta kurenzaho kurenzaho inshuti yanjye rero no your land. Ikindi kintu kuri bino abantu, let's say muri relationship, noneho wenda ukundana n'umuntu muri totally different, nyine mufite imyumvire itandukanye, noneho of course ntabwo twe expecting abantu kumenya nyine ibintu byose dushaka ngo bajye basoma ibitekerezo byacu hagati. Okay, ari ni ashaka flowers, kangene mugure flowers from Walmart or from ahariho hose. Nyine uwo muntu niba mutandukanye, nyine mufite imyumvire itandukanye, ariko ugakommunicatinga ibyifuzo byawe kuri we. Gukommunicatinga ibyifuzo byawe kuri we ni ikintu kimwe, no kujya umwibutsa kubigukora nacyo ni ikindi. Exactly. Ati gute nta kundi kubwira ati okay ngewe nkunda umuntu, let's say ujye communicatinga kugira ngo nta assuminga ibintu nyine byo nshaka kubera ko atacommunicatinga. Ubwo ndakumenyesheje ko nanga umuntu utagiye communicatinga, sasa wowe uragiye muze iminsi 3 utari kumvugisha, amaze iminsi 2 utari kumvugisha, kandi mu by'ukuri nabwiye ko ibyo bintu byanga. Rero nk'aba bantu again, if they wanted babikora, babishaka kubikora babikora. Imba bagwa agaciro koko bazakurikiza ibyifuzo byawe as long as of course atari bibi nyine. Kuko ntabwo ndi kuvuga ngo ujye uvuga ngo tugende kugira nawe umuntu ngo mite mu supporting ngo let's go. No, nimba communicating the needs zawe ku muntu, inshingano ze nuko ushaka kuzifulfillinga nyine for you. Kuko iyo ukunda umuntu hari igihe wibabaza as long as ari ikintu ugiye gushyira mu bibazo, kuko of course ukunda ntabwo yakuza ko ajya mu bibazo. Rero mujye mubona utu red flags nk'utwo ubundi mudushira ahantu, ubundi kuri igihe kizagira ngo ati okay uyu muntu nuwanye cyangwa se nagaruwa bite nuko nako kwifata. Nagira ngo mvuge kuri ikintu cya communication. Communication is very very crucial in a relationship. Nta nubwo ari muri relationship, communication ni ingenzi mu rugo we washatse, communication ni ingenzi ku kazi aho ukora, communication ni ingenzi mu rukundo umuntu mukundana, communication ni ingenzi mu nshuti zawe. Ahantu hatari communication ibintu byose birazamba. Let me start by, reka ntangirire mu rugo, sibyo? Let's assume you are my wife. Turi kwa assuming. Turi mu rugo, amavuta yo kurya yashize, then strong akorera ku kazi ke, nanjye nkora ku kazi, ariko twese tuzi ko amavuta yashize. Then nkahita nca kuri Walmart, nkaca ku isoko nkajya kugura amavuta,
ariko simbwe strong ko niba ujye kugura amavuta nawe agaca kuri Walmart akagura amavuta kubera nta communication irimo. Twese tugaya duhurira mu rugo tuzanye ubupida bw'amavuta kandi wasanga nta n'amafaranga ahagije twari dufite. Then ayo mafaranga wowe wari kugura umunyu nanjye nkagura amavuta, then twese duhurije mu rugo iki amavuta, kandi wenda wowe wari ufite twari kuyagura ibirayi nanjye nkagura amavuta tukabona uko duteka ubuzima bugakomeza. Ariko kubera ko nta communication mubwira ati sheri wanjye ngiye guca kuri Walmart nzana amavuta, ntibiri kugura amavuta nayaguze kubera hari communication, hari amafaranga mugiye gusavinga, umwe agura amavuta undi agura ibirayi. Ariko niba nta communication murahuriza mu rugo amavuta, ubwo ngerageje kuvuga amavuta reka mvuga inyanya zipfa inyanya zipfa cyangwa avoka zibora, hari ntimwazisubiza mwese mwabizanye biraho mu rugo rero mujye mubona byaboze kubera iki nta communication mwajyanye mu rugo. Icya kabiri ubwo mvuye mu rugo, ariko burane naguhera muri relationship mu bantu bakundana. Abantu bakundana nabo kugira communication, kuvugana ni ingenzi kurusha ibindi bintu byose. Uri niryo pfundo ryubakiyeho urukundo. Umuntu niba uzi ko umuntu mukundana akabakunda wenda tuvuge akunda gusohoka, then sorry reka mvuge ko utazi ko akunda gusohoka, ariko buri gihe uko umuhamagaye arakubwira nagiye nasohokeye aha, buri gihe uko umuhamagaye nasohokeye aha, ariko ntabwo yigeze akubwira ko agenda gute abikunda. Wowe mu mutwe uzatekereza ko yasohokanye n'abandi bantu runaka kubera iki ntabwo uzi ko nawe yigeze akubwira ko agenda gute abikunda. Ariko mu gihe ubizi neza ko ibyo bintu abikunda, oh my god, ahubwo uzajya umubwira ati dupanga igihe tugenze gute dusohokane kubera ko urabizi yuko agenze gute abikunda. So ni ukuvuga ngo communication ahantu ibereye ingenzi, menya ibyo ukunda yemwe n'ibyo wanga, nawe nkamenya ibyo wanga n'ibyo ukunda. Mu gihe rero tutabiganira ibyo bintu ngo tugire iyo connection, tube tuzi ibyo bintu hagati yacu nge nawe, nshobora kuzajya nkora ikintu nzi ko mbona ari ikintu gisanzwe, then nkakubona ubabaye ugahita ubabara kubera iki ntabwo mbizi yuko icyo kintu utagikunda kandi njye nagikunda, numva ushobora ahubwo no kucyishimira. So ni byiza rero kugirana communication hagati y'abantu. Tujye ku kazi urabizi ko uyu munsi uri buze mu kazi ukereyeho 2 hours, boss ari wagutegereje kandi ako kazi hari umuntu kakagombye kuba kari gukorwa. Better communicate to your boss, umubwire boss ndaza nkerereho 2 hours, aba bizi yuko uri bukererwa, ashake n'undi muntu uri gukora muri uwo mwanya wawe kuko n'ubu udahara akazi kari bupfe. Ariko uyu munsi nutamubwira akazi ukereye ushakiye, ejo ntumubwire, ejo ugasiba uko ubishatse utamubwiye, for real you'll be fired soon. Nuvuga ngo communication ni imwe muri fondasiyo z'ubuzima tubayeho muri rusange, aho uzi ko ngo ayera kuba nyine kuri cyane ya mbere kuri pe communication ku bintu byose dafite connection byose birangirika byose. Musore witegura kujya mu rukundo, wa nkumi witegura mu rukundo, underline these things, ibi bintu biceho uturongo. Umuntu mukundana mubanze mugirane, muganire, mufate igihe cyo kumenyana, kuko njye nawe dushobora kuba turi kuganira ukambwira bimwe mu bintu ukunda nkasanga njye simbikunda tozabiri, bimwe mu bintu ukunda nkazana neza ibikunda, tujya tubona ko turi kugira mu inzira zacu zidahuye, tuvuga okay better strong you're gonna be my friend and I'm gonna be your friend. So tubonye ko inzira yacu y'urukundo itakunda kuko njye nawe ntiduhuje, kandi ibyo ukunda si byo nkunda nayo ibyo nkunda si byo ukunda. So kandi ibyo tubimenye kubera ko twakommunicate, tubimenye ko twakommunicating. Niyo mpamvu sometimes umuntu asanga ari kumwe with wrong person, ariko n'umuntu utari uwe pe, ugasanga bibiri kumwe n'umupati n'umwe inzoga usinda wowe utabikunda, ariko mwese mwarahuye musinda, munywa inzoga, munywa itabi, muhuriza hamwe mukaryenjoyinga. Niba mwarahuje mwese mukunda gusenga, ku isato mu gitondo murabyuka, umwe afata undi bajye gusenga, mugira n'ibihe byo gusenga, mu byenjoyinga. Ariko we nimba usenga njye ntasenga,
nkagera igihe cyo kujya gusenga ugashyiramo filime ugakiza you get narangiza nagera igihe cyo kuri indirimbo zo mu gitabo wowe ugahita wishyiriramo saa moya ibyo ni ibintu bihabanye cyane babyita ngo binuka ibirenge iyo niyo saying ni ukuvuga ngo ibintu bitajyanye rwose ibintu bavuga ko biba binuka ibirenge nyine so ni ukuvuga ngo rero better know what your girlfriend likes, menya ibyo akunda nawe amenya ibyo ukunda. Rero mu gihe muri cya gihe cyanyu cya dating cyo kwigana no kumenyana muganira igihe kinini mufata umwanya wanyu kugira ngo mumenyane, ugasanga hari ibintu mudahuje kandi ibyo bintu ntuzabyihanganira cyangwa ukumva ntuzahinduka, better run away. Ibyo bintu ugeze gusanga ibintu nyine mudahuje, hari abantu bagiye loweringa standard zabo kubera ko bari let's say desperate nyine mu bintu by'urukundo, cyangwa se wenda nyine bakunda umuntu cyane kurusha uko agaciro k'ubuzima bwabo bumeze. Ugasanga wirengagije red flags za mbese nyine nawe se standard zawe zose ukumva uzishize hasi zose urazirowarinze ngo urugira ngo babone ari nari mu rukundo. Ugasanga ni let's say nta nkunda abantu banywa itabi, nta nkunda abantu banywa inzoga, ariko uramubonye ariko ndamubonye ni mwiza, nangwa se ndakuze cyane ari nengeze mu 20 ndetse n'9 umukobwa bari myinshi, mbese nyine buno mfite inyota kujya mu rukundo pe. Ugasanga nirengeje ibyifuzo byanjye byose mu muntu, ndahumirije mbese ndahumirije nabati kamfe kurujyamo. Icyo gihe ikintu kizakubaho sasa nani wamugana uzasanga wicujije utagisubiye inyuma, biri already too late. None na wa muntu ukora ko azi yuko wishujuguje kubwe nawe azagira ute, azahera aho ngaho gusuzugura, ajya kwibutsa n'ubundi wanshatse uzi ko nyanywa inzoga kandi wari uzi kutabikunda, ajya gucyurira akubwira ati se wanshatse wewe ukomeze gutya na gutya, ati rwana yanjye uzababara mwongere ubabare, ariko abatherapist hano bazajya reka mabwire nibonye utu red flags ku muntu mbere ko mukundana ukabona utwo red flags ntabwo uzatwihanganira. Inshuti yanjye rwose ibyo bintu bivemo kamabwire. Umuntu umwe mu badivantiste tumwita umuja w'Imana yitwa Ellen G. White, yanditse aravuga ngo kuko umuntu mukundana ni umuntu mugiye kuzakorana ubukwe, mugiye kuzabana igihe kirekire ushobora gusanga kinarutse icyo maze. Yaravuze ngo kugira urugo rubi, umuntu ufite urugo rubi aba afite amahirwe make yo kubura ijoro aravuga ngo urugo ni ijuru rito, once you miss a little heaven, mu gihe wamisinze ijuru rito ufite amahirwe menshi yo kumisinga n'ijuru rinini. For real. No ngo wamisinze ijuru rito mu gihe wabuze ijuru rito, urugo rwakubereye ukuzimu rutakubera ijuru rito, don't expect heaven. Ibaze rero baye impamvu ituma umuntu abura ijuru kandi ari ibintu wakumye kuvamo hakiri kare. Urugo ni ijuru rito. Tekereza nawe nyine umugabo wagiye gutaka bati kiri hafi kuza, kubwira abana muryame kare cyaso kiraje shangaye ibaze kuganira cyangwa bati madame ari hafi kuza. Cyangwa ugasanga abagabo bamwe muzabibona abantu bari i Kigali kenshi n'ahandi hantu ku isi hatandukanye, umugabo aragenda akarara kuri kontwari araranywa inzoga kugira ngo adataha mu rugo, bati uriya mugore we ntaha aramitana, akarara kuri kontwari akubika umutwe akarara anywa inzoga, agataha mu gitondo akora dushe asubira mu kazi. Ibaze kwirinda kujya mu rugo rwawe kubera ko uzi ko rutameze neza. Urugo rwawe washatse, ababyeyi, inshuti zawe zizi ngo ufite umugore cyangwa ufite umugabo. Nawe inshuti yanjye ndabona uri muri relationship n'umuntu ufite utu red flags twinshi utiteguye, menya ko utari gukomanga ku marembo y'ijuru. Nituvuga kuri relationship mu gihe kimwe tuzaza tuyiganireho byimbitse kuko twe turi kwivugira kuri communication, kandi iyo communication yaturukaga kuri hahandi ngo ubishaka nawe wabikora. Umugabo umwe rero w'umunyarwanda yarembye ngo
ngo bibananiza iki ko bitagombera amashuri bidasaba amafaranga kandi bidasuzuguza ubigize mbese bibananiza iki communication bitunaniza iki communication ahangaha umenyera agaciro ko ufite mu buzima bw'umuntu iyo ufite agaciro mu buzima bw'umuntu umva akwitaho arakubaha ndetse akanakubahisha rero tumenye aho dukenewe turi kwikurira ku batadushaka urukumva kuko abantu bagiye bakwereka impamvu nyinshi batagushaka ugakomeza nyine kwihambira menya aho ukenewe amaherezo uzababara kunda bose inshuti yanjye uzababara inshuti yanjye ushobora kubabara ninde wakubabaje sheri narababaye buriya I got real experience. Oh my God. So today it's not ntabwo turi mu gihe cyo gusharinga nyine experience n'abazi nyine turi kubivuga muri rusange. I don't know niba hari umuntu wakubabaje, I don't know niba hari umuntu wababaje, ariko kubabara mu rukundo birababaza. So much painful. Nagutwara amabaye. Strong nawe uramusura mubabaje imana imbabaye. Nabakinira mu bimugabo manirwa. Yeah, ibintu bibaho kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nagira ngo nkubwire iki kintu. Si turi kwegera umusozo. Turi kwegera umusozo. Ibintu bitubaho byose biba bifite impamvu. Cyaba biteye agahinda overcoming cyangwa kuva muri iyo situation nta somo ukuyemo. Nimba uzi ko hari umuntu wakubabaje ryari isomo ugomba gutekinga kandi ryari isomo rifite nka credit nk'icumi kandi iryo somo ntabwo byasaga kuryishyura byari ngombwa ngo ugenze gute iryo somo ryiga. So dusoza rero nashaka kubaza ikibazo. Are you ready? I am. Ni ikibazo mu gitondo nagitekereje mu gitondo ngiye kubivuga kandi nta musoro uzinga imyenda. None ndi kuzinga imyenda actually uyu munsi ngiye ni umunsi wanjye wa nyuma w'icyumweru. Donc amasomba nayarangije n'akazi. Akazi karakangiye karangira Wednesday morning. Amasomo yanjye akarangira uyu munsi Thursday saa 6:20. Ubu icyumweru cyanjye nakirangiye. Rero morning uyu munsi ukora insoje icyumweru. Iyo nsoje icyumweru imyenda ndabaga nari narambaye nuko basare tubayeho. Ibirunza ahantu nyine nambaye muri cyumweru then ndayizinga nkayishyira ahantu kugira ngo ibe ready yo kuza kwijya kwifura kugira ngo ntangire ikindi cyumweru meze ndimo rero ndayizinga mu gitondo ntatekereza ko bavuga ngo isi ni ishuri ndavuga reka nshyire ku murongo ibyo imaze kunyigisha ndavuga iki kibazo ngomba kukibazo strong ko bavuga ko isi ari ishuri kandi koko ni ishuri waduha samari akantu gato utuntu duke maze kwigisha n'abantu badukurikiye namwe mu bitekereze mutubwire wandike no muri comment ubwira ati ngiye simaze kunyigisha ibi tubwira reka twe kugora bibiri cyangwa kimwe iki kibazo ni kiza cyane kandi kirakomeye ntabwo cyoroshye ni ikibazo tugiye gusoreza ibisubizo igihumbi bitewe n'ubuzima bw'umuntu afite n'umuntu wayo bakatuze ku izina ryanjye nyine isi igizwe n'abayituye which means isi yanyigishije yuko nyine umwana w'umuntu muri rusange ari mugari uko ari hasi ko aramuga yanyigishije guhumuka nyine kugira ngo batazagira ikintu kizaho kikantungura cyangwa se nkakicuza. So basically ngiye isi nyigishe ko ubuzima kansime nabaza ngo life is a banana gusa yanyigisha yuko ibibazo byo birimo gusa dufite amahirwe nabo se choice yo gushakamo ibisubizo. So njye nicyo kintu isi yanyigishije at the end of the day ukiri mu buzima the day is gonna end kandi icyo twakoze nangwa se habit y'ibintu byose dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi nibyo bidetermininga abo tuzaba. Nabyumvise strong arakoze cyane ku gisubizo ariko nimba namwumvise neza kuri strong isi ntabwo ari ibiti, isi ntabwo ari amazu, isi ntabwo ari imodoka, isi ntabwo ari ikindi kintu. Kuri we isi ni umuntu. Biragerewe yes kuri we isi ni umuntu. Isi yamwigishije ko umuntu ari wide aragutse ni mugari
kandi aravuga ngo isi yamweretse ko umuntu ashobora uyu munsi uko yaryamye utari ko ari bubyuke. So rero isi ni ishuri tugomba kwiga tugomba kwiga, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abazatsinda isi nibo bazasangira na Kristo. Amen. You get? I guess. Ni ukuvuga ngo ni ugusaba tureka dusoze tugira gutya turi abakristo. So Imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo gutsinda isi, you know, iduhe ubwenge bwo guconnectinga, iduhe ubwenge bwa communication, iduhe ubwenge bwo kumenya kubaho muri iyi si, you know. Isi iri very challenging, I'm telling you, iragoranye cyane. So rero so ntitwasoreza hara. Yes, at the end of the day dufite choice, guys. We shall talk about our choices. Imana yatugiriye neza idureza amahitamo, idureza ubwenge bukora buzima yo kugira choice. Icyo uhisemo mu buzima bwawe nicyo kizadetermine ngo uzabaho. Rero hano hari uburyo n'ubumoso, ubwo hitamo. The choice is yours. Turifuza guhitamo neza. Kandi turi n'abakristo. Guhitamo neza ni uguhitamo Imana. After choosing God, I'm telling you, you will never see yourself in a long place. Kuko ufite Imana izakugayidinga, ntabwo uzisanga uri ahantu hatakagombye kuba uri ufite Imana. So rero dusaba Imana kugira ngo ijyane natwe. Hari isomo rivuga ngo trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. So rero nidushira Imana mu bintu byacu mu migani, reka bavuge ni Imigani 3:5-6. Ubwo nituye dushira Imana mu migambi yacu yose, ibintu byose bizaba straight. Nyuma y'ibitekerezo byacu byose dusoresheje ijambo ry'Imana. Mwakoze kubana natwe, muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu. Audience yacu, nyabuna gerageza ubwire abandi nabo baze kugira tujye dusharinga ibitekerezo, kandi nawe ufite igitekerezo wacyandika muri comment hasi tukagisoma, ubutaha tukazakigenderaho dukora conversation. Nakagaruka buri Friday. Is it Friday? Thursday? Yeah. Buri Thursday tuba turi hano, ariko ndifuza ko igihe kimwe turi mu gihe cy'ubukonje. Hanze ntabwo twakorera, numvaga twazaya tujya nk'ukorera ku muhanda. Snow chakubereka snow. Tuzambara ibintu bishyushye tubajyane muri snow. Tuza hanze harakonje, dushobora kuza nko muri snow, tugakora ibiganiro muri snow, tugakora ibiganiro muri kaminuza. We are students. Yes. Kandi ntabwo turi abanyeshuri basanzwe, turi gukora icyiciro cya gatatu. Yes. Icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Adventist University yitwa Andrews, iri hano muri Michigan mu mujyi wa Berry Spring. Mujye munadusengera. Wakoze cyane Strong. Thank you for today. Turagushimiye, turagukunda, nawe uri mwiza. Ayiga abana baradukubita, turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro n'amahirwe muri ubu buzima. Yesu akomeze abane namwe, kandi ubwo tuzongera kubona ubutaha. Subscribe, share, like, comment down below, okay? Thank you. See you.